agahamagara umuhungu ati wiriwe utese, ati ndakazi kagenze gate. Oya nibyo ugomba kumuhamagara kuko aba ari umukwe wawe. Uwo mushyanuko mwaje kuwadukana mutaho wirwa uhamagara umuhungu nubwo ari uwawe, umukwe wawe ukubonye. Aho ho haba harabaye ikibwo ishyano. Ingo nyinshi zisenywa no gucumbikira abamabo, yaba nyina w'umusore cyangwa nyina w'umukobwa ashobora guteza ibyago mu rugo rwawe. Burase ntiyakoze bimwe bavuga ngo guhena mu bakwe, ahubwo wabagiriye inama. Bakecuru muve mu ngo z'abana, niba mutarwaye mudashaje mujye mu ngo zanyu abana babafashe. Aramutse se ari nk'umubyeyi w'umusaza cyangwa se umwe bakunze kwita umuzehe. Muzehe ducumbikiye mu rugo rwacu, nubwo turi abana bari ko buri bucumbitse, iwawe ni iwawe. Bivuze ngo nyoko bukwe aje kuba iwawe wowe ntiwakwemera? Nge nemera ko mabukwe yo kuba mu rugo agomba kuba arwaye cyangwa ashaje, nkamuha icyuma ariko akamenya uko abisikana n'umukwe. Apana umukwe kurya umureba mu kanwa ugira ngo urimo urabaramenya afite. Mwe ntago mwumva ko mubuza abantu kumanika supaneti bakarabaribwa n'umubu? Ahubwo sugira ngo usibye n'umubu ntibumva ibiri kubera mu nzu z'abana babo. Hatari ko yagira n'umukobwa wanjye ko numva zikwisoma. Atuye umukwangana umugabo wanjye. Iyo muri aho mwumva raporo mutagenewe, ngwino nkongorere gakeya. Ubwo murumva mutabangamira raporo z'abantu.